ugasanga naho kukubwira Paul yego ugasanga naho kukubwira ijambo ryiza yego ariko uyu munsi Yesu duhaye ijambo ryiza haleluya muri uyu mwaka 2024 yego avuganye natwe ijambo ryiza aravuga ngo tubwire ubwoko bw'Imana ngo nubwo waretswe ukwawe witeka Imana araguha Imana yabonye ko hari umuntu ubabaye yabonye ko hari uwicurikira yabonye ko hari urarurira yabonye ko hari ufite agahinda yabonye ko hari uwigunga yabonye ko hari uwihebye yabonye ko hari umuntu abantu baguyeho irangije itegura iki kiganiro Imana ngo tugutangare haleluya 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 Amina. aravuze ngo dore niyo bateguye ibingibi ni kuwiteka avuze no etaya bienega aravuze ngo dore bagisumbe yanga muri jewe ni kuwiteka avuze Ndiche nsubiza wo yesare cyane no kwemukuro konote bishimire ko yesangu aramuga Nishimiye ko yesangu nishimiye ko yesangu nubwo nakwiriye nana kutaya bienega aravuze ngo yewe nabahagurukije muri iki gihe ati kugira ngo ati mutangaze ati ko ni Imana atije gusubiza ati ko ni Imana atije guhemba aravuze ngo yewe abahamagaye muri iki gihe ati kugira ngo ati mwomora inguma ati z'abana banjye ni kuwiteka avuze aravuze ngo abahamagaye ati muri iki gihe ati kugira ngo yewe ati musubize imbaraga abari bacitse akavugana n'abateze amatwi iki kiganiro ni kuwiteka avuze aravuze ngo ni igihe uwiteka ataje ku muntu yahamagaye ati ni igihe uwiteka aje gutarura intama ni kuwiteka no etaya bienega aravuze ngo ni igihe uwiteka aje kuguhagurutsa aho bakwicaje ni kuwiteka avuganye nawe ni igihe uwiteka aje kugenderera ati intore ziwe ziri kumutakira ati ku manywa na nijoro no etaya bienega aravuze ngo dororaje ataraje ni kuwiteka avuze aravuze ngo ni igihe kandi ataje ku bantu ati wasengaga rimwe nasenge kabiri ati kandi wasenga kabiri nasenge gatatu ni kuwiteka avuze ati yanga bateze amatwi muvuga ko nabibagiwe muvuga ko nabataye arabwiye ngo iyi mvugo ni muyikure mu kanwa kanyu ati kuko uwiteka azanye ibisubizo aravuze ngo ateguye kado ati byibushye kubantegereje ni kuwiteka avuze atumye barira uzisi bambira itegeko ryabarishije yego ngo umugabo witwa Hama yari inshuti y'uyu mwami ngo kandi yangaga abayuda ayiba data we arasaba abwira umwami ati niba nkugireho umugisha utereho kashe gusa yego Imana ishimwe amina unterereho kashe ivuga
ngo umuyuda ahantu hose ari yicwe ngo umwami asinyira itegeko yirengagije ko yarongoye umuyuda Esiteri. Hari amategeko bamaze gusinya Bane yashyizeho kashe ariko nubwo bayasinyishije umwami yego umva icyo umwami agiye kuvuga Imana ihabwa icyubahiro kandi bafite umuyudakazi ubahagarariye wicaye ibwami ari itegeko ryasinywe arangije kumva umubabaro baravuga iki aravuga ngo noneho umviriza nkubwire Esiteri nuramuka wicecekeye kandi Imana yaraguhaye amahirwe nuramuka wicecekeye ukicara ugatuza kandi Imana yaraguhaye ubushobozi n'ubutwari aho itegeko ryasinyiwe niho wicaye aho inama yakorewe niho uri erega reka nkubwire aho ngaho uri uhari kubw'impamvu Yesu ni iki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda haleluya Imana ishimwe ko nakwiriye. Amasuze kandi mbifurize umugisha w'Imana mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV hamwe na Express TV Rwanda. Ntabwo ndigenge n'uyu munsi ubutumwa bwiza buri kugenda bwaguka bwa YESU Kristo. Aho uherereye hose rero mu mpande zitandukanye z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, ibirasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, turagusuhuje kandi twifurije umugisha w'Imana. Intara ya gatanu yacu diaspora ndabakunda cyane, muri abantu b'abagabo cyane mwese mwigurira agafanta. Neza y'Imana ibabeho kandi umugisha w'Imana ubomeho mwebwe n'abanyu bose. Nimba kuri mikoro ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe uyu munsi, muri kubona muri screen zanyu abakozi duhuje abahanuzi n'umushumba. Abakozi abantu bagiye kuganira kuki ariko ihangane utangire ikiganiro natwe kugeza gishoje. Icyo nzi cyo nuko hano harimo amavuta harimo ikitego komana. Reka ntangire mbakira rero ndahera ku muntu wambaye amaso ane. Mwitwa bandera ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nitwa Joseline ndi umubyeyi. Yego wo hagati nakomeze. Ndabaramukije mu izina rya YESU Kristo. Amazina yanjye nitwa Imana irahari Pascal. Ibisigaye Yesu naduhana umugisha. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina nitwa Dufashije Marie Claire, ndi umumama. Imana ihabwe icyubahiro. Abangaba rero no tugiye kuganira muri kano kanya n'abakozi b'Imana murabazi, ntabwo rwa mbere mubabonye kandi ni bamwe mu bakozi b'Imana mukunda cyane bari kuvuga Imana neza muri no minsi nanjye numva ndafashijwe. Amen. Nifuje rero kugira ngo mbane nawe muri kino kiganiro kandi uko byagenda kose ibintu bibuze kugenda neza. Hatinze rero tugiye kumbere ko twinjira mu kiganiro cyacu tugiye gusaba Claire asenga Imana ubundi nge navuga ni abanyamwuka uko umwuka arayobora bagende mu kiganiro gutyo. Reka twubahe Imana dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri umurengezi wacu. Kubwaka kanya turagushimye kuko byari biri mu mugambi wawe kuba duhuje tungana kungushimye kuko Uwiteka we byari biri mu mugambi wawe. Icyubahiro kibi cyawe turagushimye kuko Uwiteka twongeye iminsi yo kubaho. Mwami Imana turagushimye ko wemeye twese tugahurira hitiriwe izina ryawe. Haleluya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye kubyemeye Mwami Imana, tukaba tugutonyeho, tukaba tugiye kuganiriza ubwoko bwawe amagambo meza abasubizamo imbaraga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Na etango BNE edrai tuta ene esta. Turagushimye Mwuka wera w'Imana kugira ngo urukire hagati muri twebwe. Turagutumiye kugira ngo
muyobozi mwiza uje utuyobore mu byo tugiye kujyamo mu ijambo tugiye kuvuga. Mwami Imana mu byo ugiye kudukoresha uzubane hagati muri twebwe. Mwana w'umuntu aka kanya bure uzubane natwe. Mwuka wera w'Imana wagiye gutega amatwi ubutumwa tugiye kuvuga imbere yawe bugira aho bakura. Haleluya. Turagushimiye muyobozi wacu mwiza, mwuka wera uzutubere inkomezi kandi utubere umurengezi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushimye kuko wabizemeye tukaza ahangaha twese ukaduhuriza hamwe. Ni kubw'amaraso yawe. Iyaba atari amaraso yawe ntabwo byari kwemera. Iyaba atari umugambi wawe. Haleluya. Anzose winima. Turagushimye mwuka wera w'Imana, tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzubane natwe abagiye gutega amatwi iki kiganiro. Mwami Imana ugira aho bakura ugire naho bashyitsa. Dutumye mwuka wera w'Imana kugira ngo ibitari biri mu murongo agenda bishyiremo. Tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Yesu naduhana umugisha. Kuba dukurikiye mwese, Imana y'amahoro ibagirire neza. Hanyuma mbere ko dutangira ubutumwa bwiza, reka dufatanyirize hamwe indirimbo y'150 ivuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Niba Yesu agukunda unyemerere turirimba n'indirimbo kandi ubyizere nubwo waba watekerezaga ko hari yenda atagukunda. Umunsi tukuzaniye itangazo rivuga ngo Yesu aragukunda. Waba uri mu burwayi Yesu aragukunda. Warabuze akazi ariko Yesu aragukunda. Nubwo urugo rwawe ukaba ubona byara ariko Yesu Haleluya. Mana ishimwe. Hari abantu bakubaho, abantu bakapanga, abantu bakabikubaho, ariko Yesu murabikora. Umwami aragukunda. Uyu munsi tukuzaniye iryo tangazo. Nubwo uri mu marira menshi ariko Yesu aragukunda. Ndagira ngo ngutangarize mama, ngutangarize yewe wa mugabo, ngutangarize mukobwa, ngutangarize wa musore we, ngutangarize n'urugo rwawe, ngutangarize n'urugo rwanyu urako rwabomotse, ariko Yesu aragukunda. Aracari kumwe nawe, asigaranye nawe, agendanye nawe, akoranye nawe, avuganye nanjye aya magambo. Waracagukunda, wanazagusiga, wanazaguhana. Nubwo abantu baguhahana, nubwo abantu bagutesha agaciro, ariko Yesu aracagukunda. Imana ishimwe. Reka tufatanye umuririmbo. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta icy'uko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Umva naka kandi iyo nyobye nkamushavuza, nareka kumunda nakwiriye kandi jinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo. Nishimiye
nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nureba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nyani Yesu ni iki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda haleluya Imana ishimwe ko ndakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi ukwarakunda ndabizi nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye wishimiye ko Yesu arankunda 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 ko Yesu nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi unyobye nkamushavuza nareka kumunda nakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukuri mukuru kunote nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda uza kuducunga nakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nyane Yesu ni iki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye haleluya haleluya Amina. aravuze ngo dore niyo bateguye ibi ngibi niko Uwiteka avuze none taya aravuze ngo dore abagisumene yanga muri jyewe niko Uwiteka avuze none kutaya aravuze ngo yewe ndabahagurukije muri iki gihe ati kugira ngo ati mutangaze ati ko ndi Imana atije gusubiza ati ko ndi Imana atije guhemba PEEE
akavugana n'abateze amatwi iki kiganiro ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ni igihe Uwiteka ataje ku muntu yahamagaye, ati ni igihe Uwiteka aje gutarura intama, ni ko Uwiteka avuze. No etaya bianedra aravuze ngo ni igihe Uwiteka aje kuguhagurutsa aho bakwicaje, ni ko Uwiteka avuganye nawe. Ni igihe Uwiteka aje kugenderera, ati ntore ziwe ziri kumutakira, ati ku manywa na nijoro. No etaya bianedra aravuze ngo dororaje ataraje ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ni igihe kandi ataje ku bantu, ati wasengaga rimwe nasenge kabiri, ati kandi wasenga kabiri nasenge gatatu, ni ko Uwiteka avuze. Ati yanga bateze amatwi muvuga ko nabibagiwe, muvuga ko nabataye. Arabwiye ngo iyi mvugo ni mwikure mu kanwa kanyu, ati kuko Uwiteka azanye ibisubizo. Aravuze ngo ateguye kado, ati byibushe kubantegereje, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo uyu mwaka ni umwaka abantu, ati bagiye gusingira amakado, ni ko Uwiteka avuganye nawe. Abantegereje bakambindira, ni igihe Uwiteka asutse umwuka, ati w'ububyutse, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze Uwiteka ati ni igihe agaruye abanjyanyeho, ati umunyago, ati ni ko Uwiteka avuganye nawe. Aravuze ngo acire ibiziriko Satani bakuruzaga abajyana mu ngeso mbi, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo aje kubarengera, ni ko Uwiteka avuze. Haleluya. Nyiriga baravuze ngo yewe ni igihe agiye guhereza abantu, ati bakarabagirana, ni ko Uwiteka avuze. Ni igihe agarutse ku bwoko bwiwe, ni igihe aje gutabara, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo nimuhagarare neza aho yabasize, ati kuko ari Uwiteka atubajeho n'imbabazi, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ni igihe Uwiteka aje kurwanirira abari kumukorera, ati nyakuri, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo nimutuze, niba araguhamagaye mu muririmbyi nuririmbe neza, niba araguhamagaye mu vugabutumwa nuvuga ubutumwa neza, kuko Uwiteka araje. Aravuze ngo aje kwibuka isezerano, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo akoze ibidasanzwe, ni ko Uwiteka avuganye nawe. Ati nawe wari ugiye kwiyahura, aravuze ngo nugarukire aho ngaho, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo azanye imbabazi, ati ku buzima bwawe, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yemwe bana banjye, ati yemwe bwoko bwanjye, aravuze ngo nimwakire umugisha kuko ari Uwiteka ubahaye. Aravuze ngo nimwakire amahoro, aravuze ngo nimwakire umunezero. Ibyari batwaje igitugu Uwiteka aje kubikuraho, ati kandi aje kubatsindishiriza amahanga ari imbere yanyu, ni ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo nimwakire amahoro, aravuze ngo nimwakire umunezero, aravuze ngo nimwakire ibyishimo, ni ko Uwiteka avuganye namwe. Shalom. Natwe turagushimiye. Haleluya. Haleluya. Turagushimye. Umushakazi wawe tumusabiye. Haleluya. Ongera usukemo kandi. Haleluya. Uzuza ihembe ryongeye kubyuzuza amavuta. Wagura impano nyinshi muri we. Umuhereza umugisha rwose. Kandi data turakwinginze, ntudusige ntudute ntuduhane. Komeza kubana natwe n'abadukurikiye bose. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma umukozi w'Imana, Imana imuhereza umugisha. Iyi ndirimbo Imana yaduhaye kugira ngo turirimbe, harimo igitero kivuga ngo iyi nyikirizo. Iravuga ngo nishimiye yuko data ankunda, arankunda. Sibyo? Noneho hari igihe umuntu ajya aba mu gihe ugasanga mu by'ukuri ntawo kuguhumuriza ufite, ugasanga ntawo kukubwira Paul ufite, ugasanga ntawo kukubwira ijambo ryiza. Ariko uyu munsi Yesu aduhaye ijambo rikomeye. Haleluya. Muri uyu mwaka 2024 avuganye natwe ijambo rikomeye. Aravuga ngo tubwire ubwoko bw'Imana ngo nubwo waretswe ukwawe, Uwiteka Imana araguha. Imana yabonye ko ari umuntu ubabaye, yabonye ko ari uwicurikira, yabonye ko ari urarurira, yabonye ko ari ufite agahinda, yabonye ko ari uwigunga, yabonye ko ari uwihebye, yabonye ko ari umuntu abantu bavuyeho. Irangije itegura iki kiganiro. Imana ngo tumutangaze
Amina. reka nsaba umukozi w'Imana Jose Ehe. adusomera ijambo ry'Imana Yego. namara kudusomera ijambo ry'Imana burya muri byose ni ijambo Ni Imana ishimwe Amina. hari iki gihe bakeneye ijambo Bakeneye ijambo. Haleluya. Reka Jose umukozi w'Imana adusomera ijambo ry'Imana Imana ishimwe. Uwiteka Imana uvuganye natwe Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Abadukurikiye mwese muhabwe umugisha nyine. Amina. Haleluya. Iteraniro ni rigari. Ah. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo aho babiri cyangwa batatu Bateranye. bavuga izina ry'Imana ry'Uwiteka. Imana iruruka Ikabana nabo. Imana ishimwe Bivuge neza. Ikururuka. Ikabana nabo. Imana iri kumwe Iri hagati muri Nanjye. hagati mu mujyi wa Kigali yururutse Haleluya. Amina. Amen. Amina. Undi muririmbyi nawe yavuze ikintu gikomeye Yego. aravuga ngo ubw'Umwami Yesu Ankunda. Ndamahoro. kubw'imbabazi ze nyinshi Ndamahoro. Imana ishimwe Amina. izo mbabazi Yego. Izo mbabazi. Izo izo ngizo. izo yakugiriye Izo ngizo. izo yangiriye Izo mbabazi. izo zituye Izo ngizo. wicaye aha Izo. Imbaraga n'amavuta. Imana ishimwe Imana ishimwe. wowe ukurikiye iki kiganiro Yego. izo mbabazi Yesu Izo yakugize. Izo mbabazi nizo zitumye ugera 2024 Yego. amen Amina. tugiye Amen. gusangira ijambo oya ariko winjira izo mbabazi nizo zatumye ukora igisiga ukavamo uri muzima abandi bose bagakora. Izo mbabazi nizo zatumye umunsi wa none ugihagaze ushima izina izo mbabazi zitumye ucira inyuma muri kora izo mbabazi zitumye ugihanura izo mbabazi izo mbabazi zitumye ucicaye mu rugo rwawe izo mbabazi zitumye ugikora bikeme izo mbabazi zitumye ucira umurwayi wawe umaranye igihe izo mbabazi zitumye Imana ikudeporeza izo mbabazi zitumye Imana itanga akazi ku buzima bwawe izo ni imbabazi z'Imana Reka tubivugeho neza. Kubw'izi mbabazi z'Imana Yego. nizo zatumye udakora ibyangwa n'amaso y'umuntu. amina izo mbabazi Kubw'izi mbabazi z'Imana Yego. nizo zagukuye ahandi hariya hariya unoze bari Imana ishimwe. Amen. Kubw'izo mbabazi zirangije zikugeraho. Kubw'imbaraga z'Imana. Amen. Kubw'izo mbabazi Jose. Imana ishimwe. Yadukuye hahandi. Iduha ibyayo kugira ngo urake tubagaburire. Ni kubw'izi mbabazi. Yego. Amina. Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ahari kurira kwa rarere Umuntu nijoro ariko mu gitondo. Imbabazi. hari igitondo cy'impundu Amina. hari igitondo cyo guhimbaza Yego. hari igitondo cy'amashimwe Haleluya. Mbega imbaraga, mbega hari imbaraga. igitondo cyo guhindurirwa Imana amateka ishimwe. hari igitondo cyo kwakira imbaraga Yego. z'Imana hari igitondo cyo kubabarira Imana ishimwe. hari igitondo cyo kwemererwa Imana ishimwe. icyo ni igitondo Imana izanye ku buzima Haleluya. Amen. Amina. reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Esiteri Yego. ibice byaho ni 4 umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda barizwa n'itegeko ry'Umwami bararizwa nuko na Esiteri ngo bararize Yego. Amina. ngo abayuda barizwa n'itegeko Ni itegeko ry'Umwami ry'Umwami. bisobanuye ngo ryari ribangamiye Ryari batwaje n'igituba. ryari rigiye kubi iri tegeko iyo hataza byaravugaga ngo abayuda bicwe kandi umugore w'umwami yari umuyudakazi haleluya ngo bararira Barangije bararira. Hari icyatumye barira. uzi si impamvu iri tegeko ryabarijije Yego. ngo umugabo witwa Hama yari inshuti y'uyu mwami Yari inshuti. ngo kandi yangaga abayuda ayiwa data we ku rwego warasaba abwira umwami ati niba nkugireho umugisha Niba nkugireho umugisha. utereho kashe gusa Yego. Imana ishimwe Amina. unterereho kashe ivuga ngo umuyuda ahantu hose ari yicwe ngo umwami asinyira itegeko Yo, arangije yirengagije ko yarongoye umuyuda Esther hari amategeko bamaze gusinya Bana yashizeho kashe. ariko nubwo bayasinyishije umwami Yego. umva icyo umwami agiye kuvugana Imana ihabwa icyubahiro. haleluya Umwami agiye agiye kuvuga. kuvugana n'abakiriya Yo, n'abayuda. amen amen Esiteri ibice 4:14 ndabanza kwiyegisikiza ku bantu bose banyumva wa Egripe
ariko umuntu w'imbere Imana nubwo uyu mubiri wananirwa uwurimo ndavuga Kristo uri muri yego afite imbaraga Imana ishimwe ntabwo ajya arwara ntananirwa ntatsindwa Imana ishimwe 14 umva uko havuga ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa ngo bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka Imana ishimwe ngo kuko niwicecekera uyu ni Moridekayi wari urimo aratuma kuri Esiteri aravuga ati ahari icyatumye Imana igushyira icyatumye Imana ikugira uko nguko mu muryango ikakwageza mu muryango ikagukuza ukaba warize ukaba ufite ubutunzi ukaba ufite umwanya wicayemo birashoboka ko Imana yahagushize kugira ngo bene so bazatabarwe ku ariko waragiye uribagishwa ngo Moridekayi atuma ku mwamikazi Esiteri aramubwira ngo ariko niwicecekere impamvu yamutumyeho ya mbere ni uko yari yamaze kugira intimba n'agahinda akamenya ko abayuda bose bagomba kwicwa kandi bafite umuyudakazi ubahagarariye wicaye ibwami ari itegeko ryasinywe arangije kumva umubabaro baravuga iki aravuga ngo noneho umviriza nkubwire Esiteri nuramuka wicecekeye kandi Imana yaraguhaye amahirwe nuramuka wicecekeye ukicara ugatuza kandi Imana yaraguhaye ubushobozi n'ubutwari aho itegeko ryasinyiwe niho wicaye aho inama yakorewe niho uri erega reka nkubwire aho ngaho uri uhari kubw'impamvu ntabwo hari kugira ngo uteze ikibazo ahubwo hari kubw'impamvu Imana yakugiriye neza igukura mu gihugu ikujyana hanze y'igihugu turimo iraguha rwose uratunganirwa ariko kandi wagiye bivuye mu mbaraga z'amasengesho ariko ugezeyo uribagirwa umva uko ijambo rije rivuga niwicecekera ntiwibuke bene wanyu ntiwibuke abanyamasengesho haleluya ongera wibuke icyatumye ugera aho ngaho ongera wibuke icyatumye Imana iguha ukigukarangiza ongera wibuke Imana icyatumye iguha gushaka ukabyara ukarera umva uko ijambo rigiye kuvuga aka noneho Esiteri yari ari ibwami atari uburyo butunguranye ntabwo yateruwe ngo yahita kubitwayo ahubwo higeze kubaho n'amarushanwa ariko we ntabwo yagiye kwirimbisha bisobanuye ngo yari ari ibwami kubw'isezerano uvuze ngo hari aburiye indege kubw'isezerano hari abari mu gihugu barimo kubw'isezerano hari abari mu rugo barimo kubw'isezerano hari abari mu kazi kubw'isezerano hari abayobozi kubw'isezerano ni ukuri ahantu niwongere wibuke ko ari kubw'isezerano amen haleluya nanone kandi ndakwibutsa ko impamvu Imana yaguhinduye umwamikazi hari undi wari uciwe ku ngoma hari undi ni vasiti kubw'agasuzuguro ngo umwami aravuga ngo acibwe ku ngoma kugira ngo Esiteri umuyudakazi wahoraga mu bihuru asenya Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza Imana ikamubwira ngo nzakubasira akibaza ngo mbese bizaca iki gihugu cyo kwa Suwerusi hari harimo umwamikazi ndetse wari ukibaza ngo mbese vasiti ko ari umuhanga akaba kandi akiri muto nta nubwo anashaje njyewe naba umwamikazi byageze ko igihugu gifite umwami umwe haleluya ayiwe data ariko ataragasiba Imana ibyitegereje neza ireba Esiteri iramwitegereza iravuga ngo ntagendeye ku byo abantu bagenda sindebe nk'uko bareba vasiti muciye ku ngoma ahita acibwa ku ngoma Imana imuteza agasuzuguro yambini sitari imuteza agasuzuguro ngo asuzugura Suwerusi ngo bituma Esiteri isezerano risohora bivuze iki rero birashoboka ko Vashiti yaratuwe yubaha umwami birashoboka ko Vashiti yaratuwe yubaha ndetse n'abantu bo muri icyo gihugu ariko kubwo Esiteri n'isezerano Imana yaramubwiye ngo nzakugenda imbere
Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Yego umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Amina. Esiteri ngo Imana imuhindura umwamikazi biramenyekana. Biramenyekana. Twari tukiri ku murongo wa 14 hari hamaze kuvuga ngo ariko wowe n'ab'inzu ya so We n'ab'inzu ya so muzarimbuka. Ayiwe data we Imana idufashe cyane muzarimbuka. Aharaho icyatumye warimitswe ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki gisa n'iki. noneho impamvu yamubwiye ngo we n'ab'inzu ya so muzarimbuka nuko yari ari kumwibutsa amubwira ati wowe impamvu Imana yakuzanye nuko yari izi ko ari wowe uzagira umumaro. Uwo yaciye nawe birashoboka ko wagira kamere nk'iyi, ariko Imana yari itegereje ibona nta wundi ufite umutima uyumvira ushobora kuzarokora abayuda. Nuramuka utabarokoye wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka. Ariko impamvu Imana yagushize aho ngaho yari kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariko hepfo yamubwiye n'indi jambo rikomeye, aramubwira ngo nyamara nubwo utanabikora nta kizabuza abayuda bitaguturutse. Imana ishimwe. Amen. Ngo Moridekayi abwira Esiteri aramubwira ngo hari icyatumye Imana ikwimika ukaba umwamikazi mu gihe nk'iki ngo kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Impamvu Imana yakwimitse wa mukobwa, impamvu Imana yakwimitse wa mugabo we, impamvu yakwimitse wa mubyeyi we, impamvu yakwimitse wa musore we ngo ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Ariko ngo niyo utagira umumaro nta kizabuza abayuda gutabarwa bitaguturutse. Ariko icyama ukagirira Imana umugisha abayuda bagatabarwa biguturutse kugira ngo wowe n'ab'inzu ya so mutazarimbuka. Imana itugirire Imana ifite ubutware ngo bubasha gukura vashiti ku ngoma ukatereka Esiteri. Bishatse kuvuga ngo ahantu wicaye hari abandi bari bahicaye. Uramenya utagira umurengwe kuko uramutse ugize yaciye uko yaciye vashiti. Ariko Uwiteka niba kwishimira. Haleluya. Niba Uwiteka kwishimira ngo nicyo cyatumye aba bagabo ngo bagiye gutatira Abisiraheli ngo baravuga ngo reka tujye gutata turebe icyo gihugu cy'amasezerano Imana itubwira mbese koko ni icy'amata n'ubuki. Ngo Yesuwa na Kalebu ngo bajyayo bajyana n'abandi Bisiraheli ngo Abisiraheli bagarutse gutanga mesaje ngo bayibwire Mose bayivuga nabi. Haleluya. Mani turinde kuyivuga nabi. Ngo bayivuga nabi ngo baravuga ngo rero ngo twasanze hariyo byose ngo ariko abagabo bo muri icyo gihugu ngo ni barebare ngumva ngo twirebera twebwe tukabona tumeze nk'inzige. Ariko mu izina rya Yesu niba Yesu ari muri wowe uri umuntu ukomeye. Haleluya. Ngo Yesuwa na Kalebu ngo barabitegereza bareba iyo mesaje batanga ngo bahita babona harimo kwizera gutse. Nagira ngo uzamure kwizera nicyo cyatumye Habakuki avuga mu bice 12 aravuga ngo abakiranutsi bazabeshwa no kwizera. Amina. Ngo Yesuwa na Kalebu baravuga ngumva icyakora cy'abo bagabo ni barebare ariko niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana ishimwe. Hari ibintu bihagaze imbere yawe ubona bimeze nk'abanaci, hari ibintu bihagaze imbere yawe ubona bimeze nk'imisozi ariko Imana ivuganye nawe ngo niba Uwiteka kwishimira uzabimanyura nk'umanyura imitsima. Niba Uwiteka yaravuganye nawe ngo ahuri n'igihe uhagushize kiranuka aho wicaye Imana izi ko ari igomba gukora. Ndavugana na Esiteri. Esiteri wowe udukurikiye uri Esiteri kuko Imana yakwimitse muri urwo rugo urimo, Imana yakwimitse muri ako kazi urimo, Imana yakwimitse mu buyobozi urimo. No kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki kuko icyatumye Imana iguhereza amahirwe ya kabiri yari kugira ngo urengere ubwoko bw'Imana, yari kugira ngo umurimo w'Imana udatembagara uwureba. Ariko uyu munsi wa none ndababara cyane iyo mbona abantu baha amahirwe ari bo ba Esiteri muri iki gihe bakaba barimitswe bakaba bicaye ku ngoma. Abandi bimikiye kuyobora umurimo w'Imana, abandi bimikirwa gukora imirimo itandukanye. Ariko ukabona umuntu ararenganywa ubireba, ukabona umuntu aragirirwa nabi ubireba. Ni igihe cyo kugira ngo ijwi ryawe rigire icyo rimaze. Imana ishimwe. Niba uri muri kampani runaka ntabwo Imana yagushyizemo ngo utoteze bagenzi bawe, ahubwo
yagushyizemo ngo ubarengere. Nimba uri mu rugo rwawe ntabwo Imana yarugushyizemo kugira ngo umene ibyo kurya, ntabwo Imana yarugushyizemo kugira ngo usesagure, ariko Imana yarugushyizemo kugira ngo urengere za mfubyi, urengere ba bapfakazi, urengere abatagira shinge na rugero, ugaburira abashonje. Ariko uyu munsi wa none Imana yarakwimitse ntabwo ubereza agaciro. Imana irashaka kongera kwibuka isezerano wasezeranye nayo, kuko ntabwo tubonye ko Esiteri yari umuhanga kurusha Vashiti, ahubwo Esiteri yarushaga Vashiti kubaha Imana. Imana imubonamo umutima wo kuzagira umumaro. Imana irashaka kugira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Iyo mirimo ukoze yo ubwayo izakuvuganira imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Niba uri umubyeyi ongera ugire umumaro, umunyamasezerano yongere yibuke. Nta kintu kimbabaza ukuntu umuntu abaho ari mu butayu agasengana n'ubwoko bw'Imana, ariko Imana yamara kumutabara ukibagirwa abo bantu. Ndetse mwanahura ntiwibuke ko mwazamukanye umusozi, ndetse mwanahura ntiwibuke ko baguhanuriye, ndetse mwanahura ntiwibuke ko mwasenganye, ntibuze ngo umuhe yambu umubaze amakuru yiwe, kuko hari urugamba afite rwaba ruri hejuru y'urwawe. Nshuti mwene data, reka kwirengagiza, kuko Esiteri yageze aho ngaho yumvira Imana, yibuka ko adakwiye kwirengagiza ubwoko bw'Abayuda. Wibuke neza mu bagambaniwe harimo Morodekayi, kandi Morodekayi burya ngo niwe wari warareze Esiteri, yagakwiye kuba ari sebukwe w'umwami cyangwa se ari muramu w'umwami. Bisobanuye ngo n'ubundi uwo bashakaga cyane wabahangayikishaga yari Morodekayi. Ni nawe wagiraga inama Esiteri, akamubwira ngo kuko wibuke ko babahaye abantu bo kubitaho, Esiteri ahitamo Morodekayi. Bishatse kuvuga nubwo abandi babaga bari kwirimbisha, wabaga bari gusenga, Morodekayi niwe wabahangayikishaga. Ariko inama irakorwa, imaze gukorwa, Imana ibona ko Morodekayi atari uzajya ibwami imbere kugira ngo arengere Esiteri. Irangije ituma Esiteri ajya ibwami imbere kugira ngo azarengere ubwoko bw'Imana. Arangije Esiteri agezeyo koko aza kumva, arangije arwana ku bwoko bw'iwabo, arwana ku Bayuda. Ese Abayuda muri Kristo Yesu muri kubana gute? Imana yaguciriye inzira, iguhereza ibyo yagusezeranije byose, ariko uyu munsi uyibaniye gute? Abayuda ntibari kwicwa n'inzara kandi ufite sitoke. Abayuda ntibari kwicirwa kurwara nk'inda kandi mu by'ukuri wari ufite uko wabigenza. Ese Abayuda ntibambaye ubusa kandi ufite imyambaro. Ese Abayuda ntibari kubatanga ngo barasenga kandi mu by'ukuri ijwi ryawe rishobora kugenda rikagera kure, rikagira icyo ryarengera ku bwoko bw'Imana. Ese uri kwitwara gute? Cyatumye Imana igusigaza kuri umunyamasezerano. Esiteri yari umunyamasezerano. Imana imwimika ibwami kugira ngo azarengere ubwoko bw'Abisirayeli. Uwacu cyangwa se abacu babivuze neza. Niba Uwiteka kwimitsa aka kanya, niba Uwiteka akuvuze ngo aguhaye inkoni y'ubushumba, akakwimika kandi bivuye mu isezerano ry'Imana, ese urimo uraboneraho, urimo urazamura abandi bakiri hasi, cyangwa urimo urabakandagira? Nakubwira ngo ibuka isezerano. Yewe muyobozi, Imana ijya ikubwira ko izakuzamura ikagushyira mu ntebe y'icyubahiro. Ese waba urimo urafasha abo muri kumwe cyangwa ahubwo urimo urabakandagira? Nakubwira ngo ibuka isezerano, ibyo Imana yakubwiye. Ese uracyagendera mu kuri, uracyagendera mu isezerano, cyangwa nawe watangiye guhinduka nk'abandi bahariye hanze? Nyamara Imana iraguhamagaye mu gihe gisa nk'icyo ngicyo kugira ngo uhindure abandi, kugira ngo ubagarure mu gakiza, kugira ngo ubazane ku Mana, ariko kugira ngo ubazane nyamara watangiye gutandukira, watangiye kwinywera kaze, watangiye kwambara mini, watangiye kwihindura ukundi. Ndagutangariza ngo yewe Esiteri we, ko wageze ibwami, Imana ari ikujyanyayo kugira ngo uzane abandi, kugira ngo ubazane kuri Kristo. Ese urimo urabazana cyangwa ko kugira ngo ubazane urimo urabavuga amagambo yayandi akomeye? Ndagutangariza ngo icyatumye Uwiteka agushyira mu gihe gisa nk'iki ngiki cyari kugira ngo ugire iki, ugire umumaro, Imana iguha umugisha. Ndagira ngo utangarize we wumvishe rino jambo, ushobora kuba uri kure cyangwa se uri no hafi, ariko ndagira ngo wongere ugaruke. Ndagira ngo mubwire ngo Vashiti yarakomeye kandi nawe yari afite imbaraga, ariko kubwo kugira ngo yibagiwe hari uko yagenze Esiteri arimikwa. Ndagutangariza kugira ngo ugaruke. Imana yo mwijuru duhana n'umugisha. Amen. Reka dusoreze mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani
Haleluya. Amina. Igitabo cy'imigani dusoma umurongo umwe gusa ni Salomo wawanditse, aho imigani 21 umurongo waho wa 30 haravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Amina. Ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Nta bwenge bwakoreshwa n'abantu bwabasha kurwanya umugambi Imana igufiteho. Nta buhanga bakoresha bwakuraho icyo Imana yanditse kuri wowe, kuko icyo yanditse yaratanditse mu migambi yayo, harimo n'izina ryawe. Uri umunyamahirwe, uri umukandida w'ibyiza, kuko ibyo Imana yavuze bitazakurwaho n'iminsi mibi ntabwo bizakurwaho n'uburwayi ufite, bizakurwaho n'iminsi mibi umaze igihe urwana nayo. Bibiri iratubwiye ngo nta n'ubwenge cyangwa ubuhanga bwabasha kurwanya Uwiteka. Uwo warindira Uwiteka gusa. Iyo abanye na Moridekayi ikamukura ku irembo ikabarinda gupfa b'Abayuda bose, kandi igihugu bari barimo nticyari icyabo, ahura Imana ibasha kuhakurindira, kuko nta bwenge cyangwa ubuhanga byakuraho icyo Imana yavuze kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero dusoza, ndagira ngo ba Esiteri bimiswe aho wimikiwe ni wowe uhazi. Imana ari yatubwiye ngo tukumenyeshe ko ugomba kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki, mu gihe nk'iki ngiki. Nicyo cyatumye Imana ihagushyira, yari kugira ngo uzagire umumaro. Nshuti mwene data, wirinde kuba ikirumbo, wirinde kugira umutima uri hejuru, wibuke ko Imana igikenyuruza abandi igakenyuruza abandi. Uyu munsi wa none urasabwa kwikibuka ukireba, ukamenya icyo ugomba gukora, kandi ugakora mu izina, ugakora mu mwuka wera, ugakora mu mwuka wera, ugakora udakoreye mu byaha. Imana idutabare. Uyu mushiki wanjye yakomoje ku kintu cyitwa abantu Imana yimikiye kuyobora abandi mu buryo bw'umwuka wera. Bo anakomoza ku kintu cy'abanyamasezerano. Mwagiye muhabwa amasezerano muzi kwambara neza, mwagiye muhabwa amasezerano muzi kwitega neza, mwagiye muhabwa amasezerano muzi kwisiga neza. Ariko uyu munsi amasezerano amaze gusohora, mwahinduye imyambarire, mwambara imyambarire ikogeza isoni. Amasezerano amaze gusohora, muhindura ingendo, mutangira kugenda mutagataga nk'abarwayi. Uyu munsi mwahinduye, mwamaze gusorezwa amasezerano, murangije muhindura imico n'imyifatire. Imana irashaka ko mugaruka, mukongera mukaba Abayuda ba nyabo, mukaba abanyamasezerano ba nyabo, kuko nibwo muzashobora gukora iby'umumaro mu gihe nk'iki, nibwo mutazashobora gutana. Imana ishimwe. Aho watanye ni wowe uhazi, ariko umenye ko Imana iri kugushishikariza kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, ongera wibuke inshuti yawe, ongera wibuke mwene data. Nimugaruke, umva ijwi ry'urangurura, nugaruke nugaruke mukobwa, nugaruke mubyeyi, nugaruke mudamu, niwongera ugaruke. Ni kwijwi ry'urangururira mu butayu arimo aravugana nawe. Ijambo ryavuze ngo hari kurira kwararira umuntu ari nijoro, ariko gaca mu gitondo impundu zikavuga. Ongera ugaruke, ni ku Uwiteka atumye abana b'Imana kugira ngo wongere ugaruke. Amina. Murakoze cyane. Yesu abahereza umugisha. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, wowe uzi kureba ukitegereza imitima yacu ndetse n'abadukurikiye. Umuntu wese ahari uyu mwanya nanyemerere apfukame, yongera abwira Imana ngo icyakora ntabwo nagize umumaro mu gihe nari nkwiriye kugira, ariko nciye bugufi kugira ngo imbabazi zawe zongere zimbeho. Babarira ubu bwoko bwawe Yesu, babarira aba Esiteri ndetse n'abandi basa nawe batabashije gukora ibyo bagombaga gukora, ndetse batagize umumaro ku bari babakeneyeho ko babera ab'umumaro, kandi birengagije ko baciye vasti ku ngo mukabimika, ariko baciye bugufi natwe tubatureho imbabazi. Nibahabwa imbabazi n'Imana, nyuma yo kubabarirwa nibambikwa imbaraga zo kubasha gushobozwa ibyo batashoboraga. Umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro, umugisha Excellence TV, umugisha Umusaraba TV, bahabwa umugisha n'Imana kubera ko batwemereye ko tuza tukavuga Imana, kandi tukabasha kubasangiza ibyiza biva mu gihugu cyo mu ijuru.
nabo nibahabwa umugisha. Ngaho nyemerera muntu wese wari urwaye akurikiye iki kiganiro akimara kucyumva ahabwa ubuzima, ahabwa imibereho, ahabwa icyerekezo, ubuzima butari bufite ishusho bugira ishusho, aho byari byanze byemere, abashomeri bahabwa akazi, abarwayi bahaguruke babe bazima mu izina rya Yesu, babone uko bagukorera. Murakoze Yesu kuko byose ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Nimero zanyu za telefone? Nimero yanjye 078 91 22 425. Ndabakunda. Amen. Nimero yanjye ni 078 92 665 760. Yesu nabishimira. Amen. Nimero yanjye ni 078 53 10 311. Yesu abahe umugisha. Amen. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Amen.